BOSS boss mukuru NYTLM come to stage nindo andushye vibes a dance almost yamaze kuri bench amutoza kwiga no kwihana kwirwana hageze mu bihe by'inzara imyaka yakomeje kwibara umuhungu wanyu bwabashatse kwigara gazakunda hip hop nayira mukunda habigi kwimusoma kwitama warabizi bro fuck you nigga na warabizi nigga akuze urebye narameze muzitani wabuze ubwonko bugufasha kwibuka urakuze izina Nganji blood muziki ni kari ya G blood muchoma ni wari washi Nagurisha Trappish music bro nahita mugurisha nje nani ninde se bro Iyo was popping Kigali nizere ko meze neza hano turi kumwe na Sensei kuri the Spotlight Jam kiganiro The Confess hano none abantu mbazaniye n'ubwicanyi Badman wagwan kiriyate Spotlight Jam ewana bimeze bitaho ngaho mwese wallahi bro yes sir wagwan umeze ute ni fresh kabisa nari so noneho hano mbazaniye aba artist badanje ariko banyabo ariko kirazira ko abahanzi ko bavuga barivuga ahubwo se muratuzi banze tubwire niba mutuzi wallahi ibyo nibyo bya mbere niba mutuzi for wonzi ko nitwa ndewo word wagararanye 21st banyita 21st Nganji abatanzi wallahi go support my music to supporting any Spotlight Jam the grandpa niggas 21st Nganji sibyo batubwiye kuri umuhanzi mu magambo make cyangwa se muri freestyle noye ugiye kwibwira abafana ba Spotlight Jam Spotlight Jam go free cannabis we fucking smoke hinduri cyangwa nibo byemera of course ijisho ritukuze nurihe pause mind iri hejuru isabwa ibinini bya pox Spotlight nije sponsorship ifunga imikufi wari wakuku kumest and BOSS boss mukuru NYTLM come to stage nindo andushye vibes a dance almost yamaze kuri bench video rap wapi dukora drill na kapo wanyuvana lyrics atanazi yagage ngishura gutuza imfizi bicere bishira mu businzi goroba dushobora gukorera ibindi for time she grand bro nanoroka twumve ndabugenzi wawe 18 Kamena yibarutse umwana w'umuhungu kwitara amutoza kwiga no kwihana kwirwana hageze mu bihe by'inzara imyaka yakomeje kwibara umuhungu wanyu bwabashatse kwigara gazakunda hip hop nayira mukunda habigi kwimusoma kwitama yagumye kuryama niyo taravura support ugakomeza kwifana mama twabamwita ikimara bera urumura bashaka kumwigana umwe bati bikore yandika ingoma nyinshi ahunika nk'ijana sobanukirwa intore n'intore kandi ko kurapa bitagomba kwikaya yo boy Terah Mafia Mafia boy yes sir Nganji na Mafia sibyo mbere yuko dutangira challenge yacu giye kwanza babasa kazo kamwe sibyo sibyo wera kuri uwo mukoro ubaje kuri Terah zigucyo tabanza Terah bro hano hose ni fresh sibyo hagati byo kubwira ibintu bine hagati y'urukundo sibyo gukora urukundo nyine urukundo ndimo kurwumva gukora urukundo twarwikoreye sa wowe gutukiranga izo miliyoni twaza wowe nako twakorera imbere urukundo gukora urukundo miliyoni 10 na mere wawe sibyo no kujya mu ijuru bakubwiye ngo uburemo kimwe niki wabura kubura urukundo gukora urukundo miliyoni 10 mu ijuru na mere bro urukundo ntarwo nakora narureka bro nazarukora n'ubundi mfite amafaranga sibyo ijuru zarijya bose ijuru ntabwo nzaribura nyine ubwo ngubwo impamvu narihisemo ngo rivemo ni opportunity y'ukuntu ryakomeza kuza nyine muri za the choices umuntu aba agomba guhitamo nose ni nk'iki ushingiye uvuga ko ijuru utazaribura nshobora kuzaribona nshobora no kutazaribona ntabwo mbyizeye neza bitewe n'ibintu dukora ntabwo twese tuba turi abantu nyine bari kuno polite dukora ibyaha wallahi byinshi twagiye nawe aryo bubajije ngo iki gukora urukundo sibyo
miliyoni 10 mere wawe nijoro urukundo se ko ruhoraho wala kurukora bana kurukora gute nyine twavuze mu buryo wallahi ukereka nkunganya Mafia suppose that ufite miliyoni 10 ukora urukundo byakoranira gute wumve Nganji nabivuze mu buryo buri polite sibyo cyangwa ushobora kubona ko nabi katubaze mu cyongereza sex sibyo miliyoni 10 mere wawe nijoro ni iki kimwe wahitamo kubura ibaza umuntu atakora iki ariko ibiceri birashakwa mani ibiceri birashakwa mu buzima bwawe ntabwo uzigera ubona amafaranga angana gutya ubwo uzabona ari munsi yayo gusa sha sex yagenda kabisa sex yagenda ko biriya mu buzima bwawe bwose ntari ese biremba ntibiriho mani sex yagenda uhisemo kuyigurisha ok noneho kuri spotlight jam hacaho ikiganiro cyitwa confess sibyo ukunda uwe mukino yewe bako basket wowe football no gukirana sibyo noneho ugiye kwimagina ko uri coach hagiye kuba match ya danje ndajya nkubwira abantu batatu umwe mubanze mu kibuga kine undi mushire kuri bench undi umugurisha ubwo umuntu urabugurishije kawenda nshire ku 100 uwa mbere urabanza mu kibuga arafite 100%, urajya bench arafite 50 uragurisha 0 4 yangani ok noneho dufite Medi Bruce Melody the band bose ni bench wallahi nakubeshya bose ni bench si Medi Bruce Melody the band shanumvishije neza bose ni the bench nyuma nta muntu wangira mu kibuga muri abo bakari wali nabo barabizi nyine niko game imeze game ubwo nta ikintu wapeke niba bishoboka ubwo cyaze Medi kubera ari muremure muri bako kabisa ubwo umuntu yamubanzamo bench bunatamo nka cyande katumva Medi wacu nubwo bench nataho nka cya Bruce ndagasa Bruce wamutaho the better ubwo ukahita umugurisha tayigura mugurishije ko kitayiga mugurishije ziriya mbaraga se ndagasa tayiga mbona atakwiterura mwana wapi kabisa gose noneho Bulldog Pifra Riderman 4 Pifra nabanza ngamukinisha hahandi imbere mu kibuga ubwo ngubwo Bulldog ngamukinisha kuri senkani uwo mucaca wundi yarya bench na warabizi for retire nigashi ko icyamugurisha nta kintu na kimwe azina warabizi aho yicaye arya ninde ubundubura na warabizi bro fuck you nigga na warabizi nigga na warabizi bro twagiye Bulldog Pifra Riderman ubwo n'ubundi wabanzamo Pifra Bulldog ahita umuta bench Rider zonyine ukahita umugurisha akajya gukina nka volley kabisa no se Pifra mwomaje mu kibuga ariko abantu benshi bakunda kuvuga ngo Pifra yagumye mu njyana ya kera kandi nka Buda urumva abantu ko batazi muziki nyarwanda bro abantu bakigeranye Pifra n'ubuntu bw'amafuta ahubwo bro muracyari hasi cyane buno bwose bwa Bulldog bwande bwose giye bwa Riderman bwa Ish bwose bwa Zeo bwose mugomba guha respect Pifra wakintu niba uswere nanjye twere niba ubaye nanjye mbaye ubundi bumvisha trend Cypher 3 wakintu cyanago babyumvise bro iriya bora yatumye ngiye no mu respect nago baza amakuru noneho dufite Davido Wizkid Burna Boy Davido Wizkid na Burna Boy abaniga ntago bangera mu kibuga kabisa bose bose nano ngashira mu kibuga zero
gitarutse n'ubundi nanjye ni cya kimwe bro nta muniga wanyera mu kibuga nk'uwo rwose no Ariel Ways ari nesano na bwiza mbona icyiza cyane we bane nubwo kiba kimeze nk'igihugu kuriya cyane ibintu byose ni wafimanyati bya Ariel kabisa namubanza mu kibuga twava no gukina tukaza kujyana muri lokali ibintu byose ari wafimanyati ari nesano n'ubundi ni handi kuri 50 abandi ni zero bwiza ntakirimo niga Ariel ubundi impamvu namubanzamo ntabwo kazi gukina Ariel yajya arangaza abakinnyi b'iyindi kipe urabona ukuntu ari mwiza numva bakamura akavuga ati ibintu ni ibisazi bakarangara twe tukajya gutsinda ari nesano na bwiza na Ariel Ways barating uvuge ngo kwijana mwiza noye nubizi imana Ariel kabisa Ways ngo ni ijana ku ijana Ariel n'urwuki ku rwego rwo hejuru Ariel ubundi ni rwo rwuki rwa mbere rusa nk'urujumba bateye wari wabona ikijumba bateye nko mu mucanga w'amavuta ntago icuba gitera rero ikijumba kikuza mu mucanga w'amavuta ni ikijumba bw'ubwacyo kizana kikimeresha nta wacyuhiye nta wagishyizeho ifumbire cy'ubwacyo kikaza ari cyiza tusinzi niba uri kubyumva urwo ni rwo rwa Ariel niko wamusobanura abo bandi bo ni bya bimera bigenda bifumbirwa bikanga no gukura type shit uba kuri bench utayonze kuri bench umuntu yataho nka cande yataho nka cyabwiza ari nesano bavuga ko cyari nesano ari Kadibo wo mu Rwanda urabyemera Aline wapi bro ziranyo za Kadibo ariko uzugibona man fisata ni gashi wapi bro homeboy nakiribu nacho no Kevin betray Bushido Bushido yabanzamo bench nkataho nka ish Trey mubi sing wamugurisha ngaye make menshi Trey ariko nese ubwo urumva umuntu nyine wajemo nyuma arumva ntabwo agomba kuba ari menshi cyane ariko yajya gukina indi mikino nyine muri bako ntabwo yabishobora atabibasha numvise betray gusa Kevin Bushido betray Kevin Bushido betray uwo nabanza mu kibuga wala economy ni Trappish music nabanza nkamuhereza nk'agakino k'iminota 3 nawe ubundi nkaza kumurya bench ubundi nkahita nishyiramo betray na Bush ako na Bush namukinisha mbere man ugomba kugurisha nagurisha Trappish music bro nahita mugurisha nje nani ninde se bro nahita mugurisha akabanzamo Bush wenda nkahita nkubitaho betray on the hariya by the side noneho Kevin akaza kuza nsimbura narushye wa kintu tiny gashi ndafata noneho mbwira nk'indirimbo imwe ya Bushari wumvishe ihora ikuza mu mutwe bagutunguye gutya ngo ririmba nk'indirimbo ya Bushari mwizi ni nyinshi bro imwe ngo narakuze ze cyumuze ze waruri cyanga kunkirwa narakuze urebye nanameze muzitani wabuze ubwonko bugufasha kwibuka urakuze kuba wikirigita ugasika Bush ararenze bro mubi cyane mubi none dufite hari ba influencer batatu mu Rwanda dufite Kasuku Jihad na Dombo Jemisemo wowe sincere ubihakana ate muri comment amburanye bro kandi icyo kibazo cyanarangiye twashize akadomo wagitarutse twashize akadomo wagitarutse dore promoter wa mbere full stop nase ukunda gospel nkunda gospel wallahi ndanazomba ndanayifite indirimbo ya gospel wallahi cool
mbatemo asira man uriho singa gospel mfite indirimbo yitwa man uriho mwayikoranye korabo ni yanjye yo ngo man uriho mama uriho ndacyaharanira kuzaba umugabo muri bo ibikorwa sibyo inzozi mbona arizo wabwiwe byinshi bibi gusa izere ko nzi neza ko isaha nanjye yabara kagahinda byazifungo banki itabara zambuzi ndebe ko zidasara umunsi uzaba utuje utewe ishema ari uguseka tayi nigashi ntabwo nari twakora n'indirimbo z'Imana ibintu byose turabikora burya ni gake si ubizi tayi oya n'ubundi uko byagenda kose ibintu byose Imana ibigomba kubanza imbere gake natwe twese Imana ikaducira the ways zo gucamo gutya niyica inzira noneho dufite Israel Mbonyi sibyo Vestina na Dorcas na Adrien Misigaro nakibanziriza zirasha liste ebyiri n'ubundi Vestine walayi rikumva big man donda nawe yabyemeje wa kabiri dukubiteho nde bro Vestine na Doro natakiraho Mbonyi n'ubundi ako kanega kandi kakarya bench types nibyo ngiye Adrien ntabwo muzi Adrien yaririmbye ntabwo yaririmbye nyinshi cyane buriye niyo mpamvu namuzi ni ukubanza Dorcas na Vestine ugakurikizaho Mbonyi ukamushyira bench Adrien nta nubwo muzi uwo muniga Adrien ntabwo muzi Misigaro mwigoze saranze namumenye bamwita Terah Mafia boy muri gang Mafia farm next generation ibintu byose types ubwo lebo yanyu niko yitwa ni nkaho twese turakorana man ariko nyine mufite lebo lebo y'umuntu abarizwamo ibihari for real ako tubarizwa mu zitandukanye ako still mukagera mugakorana bari neza twe turi aba homeboys wakira homeboys Nganji yo Chris Easy Kevin Kade Davis nakibanziramo Davis nawe kuko afite akaririmbo kazimeje bundi sibyo homeboy ubundi abandi ni bench n'ubundi bro umwana wawe bamurya biki umwana harya aravuga ngo bamurya nk'ifi ngo mufata ngo nk'iki akamurya nk'ifi wala Shani boy ni mubi no wada murya nk'ifi ntabwo nzi imirongo y'abari abaswera never wapi nani birenze bench nazi batayemo wallahi sinuza twataye bench bose umuntu twashyize mu kibuga ni Davis Chris Easy wapi Kevin Kade wapi Chris akora ingoma zirenze yarazi gospel bro yigoze Chris inana ntabwo zisabwa ya ndirimbo ni izaba pepe wa kintu na Nyanja ntabwo bazi indirimbo yitwa icyatsi bro dufitanye 21st Nganji na Terah Mafia baje kureba wallahi bayita icyatsi bro gushabuka wizanye niwe gitego umutima mfite nk'uwa Gandhi mvugo tuvuga ni slang ni hacyo zabona bameze nka Nganji blood muziki ni kari ya G blunt mucoma ni wari wa shi track dukora zitambara street byinshi uzabona nahuye na T uracyarira shiki step no guhamba street ibeni yabaye nkaki ikeneye gafeature ishyura gafi tazasara beat ni dream na jack shida zimano za G na smoke mudaha gucesinga dream of blood na gang tugapusha flow byumvisha kandi ugabana batabazi sundi ubwo ntago barabamenya nibashe bazabyihore tuzamenywa nabeza n'ubundi nibyo byiza bake beza Bruce the Fast wallahi ni nuwanyawe niwe numvisha avuga bake beza kari we nanjye gukubaza mumbaza ararenze n'ubundi Bruce the Fat Kenny Keshat Logan Joe ni Bruce the Fast n'ubundi nononge man urwango nangamo Logan Joe wakinwe bro nago nduhisha shumi
for ashobora kuba man yakoraga imiziki myiza ariko wallahi imiziki ngiye bari kunamo ku giti cyanjye by my side vugira na next generation. That's cap nigga shit nigga. Reka ibyo bintu man ikora ibintu byakuzanye waziyemo nigga wiririmbira ya masholiste homeboy. Cap. Owe. No kubanzamo n'ubundi cyaze nge nabanzamo K-Shot. K-Shot. Bruce nkahita muta bench. Ni ibyo ngibyo. Logan. Kuri. No. Bwira nk'indirimbo ya Kenny K-Shot. Y'ukunda. Ngo intare gabanya volume ubujiji ni bwinshi byo muri iyi minsi. Fuck nzanga zitangiye skills zishaka amabifu ujye ushima abagurisha n'ibintu nk'ibyo kabisa. Po. None se ako Logan Joe nubwo izira ndirimbo ziri gukundwa n'abakobwa benshi. Ye numbaze kuri Logan ntabwo ndi umufana we. Okay nari kuri ya album Bruce the First arutse gusohora sibyo bwiramo indirimbo imwe wakunze. Ndekura ngende bro buriya hari n'umuntu mwakoranye akaboro buriya ari umusto umuji mwakoranye akaboro akubwira kuri ndekura ngende si umwibuka se umuhombo wawe buriya ndekura ngende n'indirimbo wa kintu ntago wapfa kuyifata bro shumi yisubiremo irandirimbo ndekura ngende ni indirimbo ihuye na lifestyle yacu bro yacu yanjye mbayemo niga na my homeboys ndekura ngende nubwo yanze kundekura niyo ndirimbo ahubwo aye bayita ngo iki yanze kundekura wallahi turacyari stuck kumwe gutya. Okay no dufite DJ Man, DJ Toxic, DJ Philpit. Seko yishiramo n'aba DJ b'abakobwa mantakazi nabo mumura ndabakoze DJ Man, DJ Toxic, DJ Philpit. DJ Maruno, DJ Toxic. Nabuze. Oya ndafata ayo mazina ndayazi. Ako naguri kubakurira isura. Mana we Toxic nuri ejo bundi wagonze umupolisi uri jail. Uwo muniga jail. Ese ubwo wamushira mu kibuga gute? Ntabwo wamushira mu kibuga. Game. Uwo ngubwo yagurishije muri gereza. Philpita. Ubwo wamushiramo. Namana akora amaguma ya danja kundi piano. Ubwo kayita ajya bench bakaza gusimburana. Si gutyo se. Ubwo ninde waje mu kibuga? Uwo waruvuze bwa mbere bamwita Philpit. Oh. Amanzamo Toxic. Philpit yarambeshye nagasini ni uko nguko nubundi ni demshi. Uwo wundi ngamushyira hagati nubundi. Mano ngamushyira bench. Mano ngamushyira hagati. Nuza Peter niwe wajya bench na warabizi for real. Taisha. Ubwo se wagurishije nde? Umuntu agurishije uvuze ko Peter yakubabaje ni uvamo nyine. And then Maruno akajya hagati. Ubwo ngubwo nabanza Toxic n'umuntu mukuru cyane ugomba kubanza mu kibuga kandi Freeman iga Toxic. Charles. No se nga Philpit mwapuye iki? Philpit mwapuye iki? Philpit wallahi yanyimye interview gutya ngo promoting my music. Ariko nubundi ubwo nuko igihe kitari cyagera. Waramwaprocinze iki niki? Naramwaprocinze birakepinga kuno baba bafite imitwe myinshi bano barara man. Mwakagenda akakwinjiza ku wundi ngo kugira ngo ugere hano ngo urabanza ngo kanyura hano. Nyine ukumva ari maragutera passe nyinshi oya. Nagaswe media zabo bro. None se reba sibyo 21 sibyo muri music industry cyangwa se life yanyu y'abanyamuziki cyane cyane ba rap mani bakunda kugira ibibazo byinshi bya promotion ibiceri sibyo ibyo bibiri nawe nzi ko ndibuze ukanyiza dore nuko byarangiye bigenze wawe abona imana ibibaye umugisha imana kandi zabiwe umugisha promotion ni neza mani nayo tubona turayikorera nyine ko ntari bibro types igihe kizaza kizagera. None se nk'ubu sibyo bakubwiye ngo ni iki twagufasha kugira ngo aho ushaka umuziki wawe ugera wavuga nk'iki vuga nk'ibintu bibiri. Je wami icyambere bundi
ni amafaranga nka biliyoni imwe y'amanyarwanda. Icya kabiri wa time kabisa. Ubundi bindi byose nagukubita muziki imeze neza. Time y'ubuzima. Fo baza n'umuhungu wumva ko nawubwira uburi byatanje. Ngo gute cyane ngenzubiramo. Fo. Urumva hamaze kuza abahanzi benshi. Man benshi byadanje. Usanga nk'umwana w'umwandaground araje urumva afite promotion mana ko akubita n'imiziki iri hasi fo nyine umwana araje bamujyanye muri studio irenze afite promotion ariko nyine indirimbo zikumva vasi nyine ni kwa kundi uri gusunika umuntu ariko ugasanga babandi bafite impano baburijwemo na promotion urasaba ikiganiro bakakikwima ibiceri usanga bari insazi gukora video byabaye insazi nkawe bakubwiye ngo sibyo ugira icyo uhindura ufashe bagenzi bawe nawe wifashe niki wakora ubundi ikintu kigomba guhinduka mu Rwanda abantu bose abayamahirwe angana abantu amahirwe angana ntabwo umuntu saza ngo nuko ahogoza amarese twese turapa nabi ibintu byose agomba kubyumva amana akabyumva byose akabisapotingira rimwe umva ikintu ubundi wahindura ni muri bano baji bakuru mani baba promoter ubwo agenda agapromotinga ibintu by'amavia sizira staff nago mujye muzirambirwa mani zya bora zihogoza umuntu abakeneye aga hip hop mu buzima bwe nago n'ukuri ubuzima nago bwagenda neza naga hip hop umuntu akaza akagucenga muri flow kumva ibintu n'iki yego umva aba promoter agapromotinga ibintu byose aba producer bo bari no kugenda babikora producer ari kugenda babyoroshya nyine n'iki bamaze gusobanukirwa n'amafaranga ni make cyane ikibazo cy'amafaranga cyo kimaze kuba cyinshi byatari urabona video iragora ukareba kujya kwishyira ngo promotion nabyo n'ibiseze kuko ikintu nzi nk'aba undi utabikunda wakwiyahura kabisa wahita bireka vuba ikintu nzi nk'aba influencer bari hejuru iyo bagiye kugupromotingira indirimbo ibiceri bagucira umuraperi ibintu nk'ibyo rero ibyo nari ndi kuvuga usanga bahereye kuri cya giciro akavuga uyu muniga ko nawe tubizi ko yavuye hasi ariko igihe kizagera shumi igihe kizagera baswira yatangiye kugera wallahi n'ubupeti bwa ko future bw'ubuntu fuck you none se reba nk'ubu sibyo ejo bundi mu nama Bruce Melody yasabye yuko monetize bayizana sibyo hari umuntu twaganiriye aravuga se man kubera iki yego monetize ni nziza kuyizana ariko bayizane man umuntu yarihirinze twe twarababaye abana bejo bundi bahite baza monetize itizaho icyo cyiza nose ubwo ngubwo bazayihorere natwe abana baca bari bwo bazayibone wapi bro here kuri twe nabo bazaryohe gutyo n'ubundi nyine yaravugaga ngo mana abo bana bazagira ubutesi narwo bakumva uburyo gukora music bivuna ubundi monetize ubundi urakora man ubundi urakora kabisa utakoze iyo monetize nta kintu byamaka ariko nyine kujya ku imbuga nizo zikuzamura natwe dushaka kubizamura n'ubundi ni ukuzamura hip hop mu gihugu oya nize ntari kabisa noneho ngayo nk'umufana wa football ufite Rayon Sport APR FC na Kiyovu Rayon Sport APR harya muri ayo makipe ubundi ni igihe ibirenze bro kandi gafana sinzi nyine njyewe football mbapfana hari boro hari ikipe yitwa 21st generation Nyarutarama iyo niyo kipe inarenze y'umupira w'amaguru hari igihe nzabategurira match n'ubu bukipe ngo ni bwa Rayon Sport na bwa APR mbahuze na 21st generation wa kintu uzi umupira bakina mubi cyane bro urarenze man nabyaye grandpa niggas caping sinabyaye ubwo abangabo ntabwo bakuzira mu kibuga 21st imbere 21st imbere banzamo abana b'abanje oya arimo abaniga mbakubwira ubwo ntabwo nabakubwira n'ubundi utabazi harimo abaniga ba Kebra abaniga ba IC
abo bose n'abaniga bajya mu kibuga bakarusha ubwo buntu bwose bwa Rayon Sport. ubwo rero ntabwo gisabwa. Ntabwo gisabwa wallahi. noneho wowe wa basket sibyo ufite leg patriot na apel kuko ukuntu umuntu aba ari gukurikirana polisi iri hanze gusa usanga ari ibisazi ariko wabandamo nka leg ka bench shyamo patriot apel mu mars. Okay, noneho Mafia ni nk'iki muri iyi music industry cyakubayeho nyine kikakubaza nduvuga hahandi ushobora kuvuga ngo nari ngiye kuva mu muziki ariko nyine ngavuga kankomeze nk'ikintu kimwe n'ubundi nizasona kurabuye za ama promotion utigita umuntu mwana ukabona ari kuzana bora zitabaho ndagasa ahandi bikuvanga nyine ukavuga ati bora ngiye kubivamo ariko nk'ejo ukahita ubona abafana bari kukwandikira bavuga ati n'iki ibi bintu bikomeze n'iki uvuga ati bora ntabwo nabivamo ese ubundi wakora iki man nakora iki ubundi ndetse umuziki wallahi umuziki ko nzari kuko nzapfa mfite 250 yego wallahi nzaba nyiraho 250 biri muri bible wakintu biri muri bible fo 250 umva nzaba nyirapfa kabisa kibikora nabitangiye ndi na primaire wallahi pole nta kintu cyabinkuraho watangiye primary ukora umuziki oya nararapa urapa fo ubwo se ninde wari nk'umuntu ufata nk'icyitegererezo mu kurapa nyine muri icyo gihe mu Rwanda mu Rwanda se kera numvaga daboji byataye daboji ariko ubundi ngiye niyumvira ba Eminem kabisa okay Nganji yo apart from cyangwa icyo cya collaboration cy'ibiceri ni cyo kindi kintu muri music cyakowe ukavuga man babizi abaraperi kurakara ntago ari ibintu bije kuri cyo gusa kikakubabaza ikintu kimbabaza n'ubwana mani waba dropping ubu distrack tutanaziranye bro n'ubwana ugasanga karimo karagenda karikina mu ndirimbo ngo turaziranye ubwo buboro bugeraho petit frère kandi nta hantu muzi ariko njye ntabwo yanca intege uwo nguwo rero ni ukumusuri w'abahubwo wanca intege zo kureka music n'ubundi ngiye sindi umuhanzi cyangwa umuraperi sinzi niba ubizi ngiye nkora just music iyo mbyutse nkumva ndashaka kurikodinga ndagenda nakumva nshaka video nkayikora na profit meze muri iyi music nyarwanda n'abayikora nta niyo muteze kubona for just bikore kuko bikunze tu ako n'ubundi ibintu biragoye ko umuntu utabikunda yakora kabiri yapfa guhirwa nyine tu ntabwo yapfa guhirwa okay none iki wabwira abantu badukurikiye kuri Spotlight Jam ikintu nabwira abantu badukurikiye kuri Spotlight Jam bakore subscribe hano for real nanjye bakurikirane my music 21st Nganji mfite indirimbo nshyashya yitwa manu riho n'indi yitwa icyatsi fo bagende babikurikirane n'indirimbo ya kirenga ubarenze ndakihiringa argira boro yitwa nawe afite boro nshyashya kirenga nawe afite amazina se ko tuyashaka buri kanya gutyo kumva nanjye mise mpimba icyo nshaka ariko flow n'ubundi ziba ari nzima kirenga mujye kureba indirimbo ye type she ubwo wari umubaje Mafia aba ukuntu Nganji asubiza akahita kuvanga ukahita wibagirwa ibintu urumva nari nkubwiye ni igiki wabwira abantu badukurikiye kuri Spotlight Jam mukore subscribe kabisa mumusupporting uyu mubaby arabizi kabisa kandi afite future akira guha karabo ikiganiro kitari cyarangiye ariko nifatira karabo uza karabo ngo amaye ngenza akazana ubutaha urumva bagusupporting man dukora ibintu birenze bagende bumve na album yanjye maze 2 weeks niba atari 3 weeks Terah Mafia bayita open iriho ibintu birenze mfitanye ikigoma no muji wanjye bayita icyatsi bagende babyumve kabisa kutavuza imboga zawe
Mbuga se si Terah Mafia man. Instagram, TikTok. Fo hose ni Terah Mafia za Spotify, Audio Mac ahantu hose. Yeah. Terah Mafia. Terah Mafia wakoze kwa natwe. 21st Nganji. Thanks brother man. Spotlight jam. Mwita sensei man. Mwita sensei mu following mukora ibiboro byose. Appreciate. We go.